Nitwa Pasiteri Nkurunziza Emmanuel Kasimu. Izina ryawe bakundaga kwita Cidikoni. ari Cidikoni? Ari Cidikoni yo ni iki ku bantu wenda? Cidikoni ni utananza amenye. Yego. Wenda muvuga ngo mwaganira na pasiteri abantu batavuga bati ntago ariwe. Ni nari pasiteri rero. Ariko ntago nyiri pasiteri. Yego. Mpamvu nabivuze gutyo no kugira ngo abantu bamenye nyine ko nari pasiteri. Mutaza kuganira mukavuga muti uyu muntu ni umuntu wapfuye kuzana. Oya nabaye umushumba w'itorero. Yego. Nge impamvu yatumye njya kuba umuyisilamu ntago byantunguye. Nta nubwo abayisilamu banshatse cyangwa se ngo bagire ibyo bampa biriti iby'idini nari ndimo kugira ngo ninjire idini. Ninjire idini y'abayisilamu kubera arasubana watara. Itorero bita Ababatista. Ababatista. AEBR icyicaro cyayo gikuru kiba hano imbere ya Minagiri ku Kacyiru. Yego. Kuri AEBR n'iki cyiciro cyayo kiba ariko jye nayoboraga paruwase y'Ababatista Ikiramunozi muri Gatsibo. Ubu nshinja Imana ko maze gusa n'ukire urutoto. Mbere buriya nari umuntu ufite ibiro bye mfite ibiro 78. Ko ari igihe natotejwe sigana ibiro 45. Ariko ndatuje nariyakire kubw'Imana. Abantu bazumva ubutumwa bazumve ko ninjiye idini nta wunguze kuko abayisilamu ntabwo bari kubona icyo bangura kandi nta n'umuntu hari umuntu ugura undi se nako murakoze Imana ibahumugisha. Murakoze cyane nawe. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nyuma yo gushimira Imana tunasabira amahoro n'imigisha intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabe n'umuryango we n'abamukurikiye kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba Imana ko yazadukira mu bazaba bafite ibisobanuro byiza ku munsi w'imperuka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro tubagezaho kuri Dawa Rwanda TV, dukomeza kubifuriza kumerwa neza aho muri hose. Imbere yanyu muri kumwe n'umugabo n'umusaza ugaragara, tugiye kuganira nawe. Birumvikana ibiganiro bya Dawa Rwanda TV ni ibiganiro byibanda ku idini ya Islam. Nge ugiye kuyobora kino kiganiro ndi Nuhu Bibindi. Hanyuma uwo tugiye kuganira nawe turagira ngo abanze atwibwire mbere yuko noneho twinjira mu bibazo. Twagira ngo ubanze wibwire abakurikiye Dawa Rwanda TV. Nitwa Pasiteri Nkurunziza Emmanuel Kasimu. Mvuka mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara akagari ka Rwimishinya. Witwa Pasiteri Nkurunziza Emmanuel Kasimu. Emmanuel Kasimu. Pasiteri rero turi kumwe nawe kandi witwa Kasimu. Byaje gute kugira ngo ube pasiteri uyu munsi ube uri na Kasimu? Kugira ngo mbese akantu gatoya gusa ko gusobanura ahantu Pasiteri Kasimu Emmanuel. Impamvu mvuga ayo mazina kugira ngo utananza amenye. Yego. Wenda muvuga ngo mwaganira na pasiteri abantu batavuga bati ntago ariwe. Ni nari pasiteri rero. Ariko ntago nyiri pasiteri. Yego. Mpamvu nabivuze gutyo no kugira ngo abantu bamenye nyine ko nari pasiteri. Mutaza kuganira mukavuga muti uyu muntu ni umuntu wapfuye kuzana. Oya nabaye umushumba w'itorero. Yego. Nge impamvu yatumye njya kuba umuyisilamu ntago byantunguye. Nta nubwo abayisilamu banshatse cyangwa se ngo bagire ibyo bampa biriti iby'idini nari ndimo kugira ngo ninjire idini. Ninjire idini y'abayisilamu kubera arasubana watara. Hashize igihe kingana iki ubaye umuyisilamu? Maze hagati y'imyaka 4 n'itanu gutyo. Ya wari umushumba wa itorero bita Ababatista. Ababatista. AEBR icyicaro cyayo gikuru kiba hano imbere ya Minagiri ku Kacyiru. Yego. Kuri AEBR n'iki cyiciro cyayo kiba ariko jye nayoboraga paruwase y'Ababatista Ikiramunozi muri Gatsibo. Wabaye pasiteri ubundi kugira ngo umuntu agere ku pasiteri byanyuze mu yenzira?
ntago bantoraguye mu muhanda ngo bajye kongera pasiteri, narabwigiye hanyuma ndanabuhabwa ku manywa. kugira nyine umuntu agere ku rwego rwo kuba pasiteri ubanza kubwigira wiga icyo bita teoloji, teoloji ukayirangiza. ubundi kuba pasiteri ubanziriza ku cyo bita katedisite, ukajya kuri evangeliste, hanyuma ukajya kuri pasiteri. Rero icyo bita pasiteri babandi bita ngo ni pasiteri otorize, ugitangira guhabwa pasiteri. Iyo uvuye kuri pasiteri otorize uba revera. ngere ku revera nayo ntabugeraho, nayo nkiri kuri pasiteri. bisaba igihe kingana iki kugira ngo ube mu katejisite uve ku ubundi katejisite? ubupasiteri bwigira imyaka itatu bihagije. wiga teoloji imyaka 3, ariko nize teoloji ndayirangiza y'abatisita, maze kuyisoza niga icyo bita koruveti, irindi shuri ry'abapresibiteriyeni, naryo ndaryiga ndarirangiza. ubwo rero mpabwa ubupasiteri kuko ntabwo babumpaye ari uko bantoraguye cyangwa ndi umuririmbyi cyangwa ndi umudiyakoni, nawuhawe kubera ko nari mbukwiriye. hano hari amashuri abyigisha cyangwa? Yego, ku Gisenyi hano arahari, i Kigali arahari, no mu biturage ntuza mu ntara haba hari amahugurwa ya Bibiliya ariko mu ncamake. ariko kugira ngo uminuze hagire ikintu umenya, iyo myaka 3 ukayirangiza kugira ngo uhabwe ubupasitoro. Rero ubwo rero ni ukuvuga ngo mu babatisita bazi ko harimo pasiteri Emmanuel. izina ryawe Nkurunziza Emmanuel. Nkurunziza Emmanuel. izina ryawe bakundaga kwita Cidikoni. ari Cidikoni? ari Cidikoni yo ni iki ku bantu wenda? Cidikoni ni ubundi biba mu baporoso, ni umuntu uyoboye nka regiyo. regiyo ni nk'uko umuntu uyoboye wenda nka Kigali yose, ariko jya bakanyitaga kubiba akabyiniriro, ariko atari kuba umurimo nkora. hanyuma rero dutangira watubwiye ko ngo abayisilamu batigeze baza kugushaka ngo cyangwa se ntacyo baguhaye. tubwire neza igitekerezo cyo kuba umuyisilamu cyavuye ahagana. urebye ninjira idini, abenshi abakristo abo twasenganaga, abapasiteri bagenzi banjye bavuga bati uriya muntu abasilamu baramurokirisi, baramuguze kugira ngo yinjire idini. nyine bumvaga ko nguzwe amafaranga runaka, cyangwa se ko ntewe imiti, abasilamu banteye imiti bakanjyana ikuzimu nkavamo nabaye umuyisilamu. ariko njyewe ntuza mu bayisilamu ko njyemo n'abantu bose babyumve, iyo mwakoze byumvikana mu gihugu cyose. njyewe nagiye mu bayisilamu nasomye Bibiliya, soma na korowani y'ikinyarwanda, ndabihuze. nawe mfite Bibiliya nyinshi, nawe mfite Bibiliya yera y'abakirisitu, nkagira Bibiliya ntagatifu y'abanyagatolika, nkagira na korowani y'abayisilamu. nari mbitunze byose kandi nzi kubisoma. sinari nzi gusoma Icyarabu, ariko hari korowani namwe muzi yari yanditse mu kinyarwanda. ndabihuza, mbona imirongo yo muri Bibiliya, mbona imirongo yo muri korowani, mbona no muri Bibiliya ntagatifu y'abagatolika. uwo mwanya warawubonaga? njye nabaga mfite umwanya mwinshi cyane. n'ubu ndawugeraho wo kujya mu bitabo ngasoma cyane. hanyuma ibyo byose urabisomye, nta muntu wigeze agushishikariza kuba umuyisilamu uretse kuba warabyisomeye gusa? njye narasomye gusa, amaze gusoma ubw'amahirwe ni n'igitangaza ko ninjiriye idini Kigali. ninjirijwe n'umuhaji witwa Sege. nje hano naje mu nama ku Kacyiru, ndabyibuka naje mu nama, umuntu andarika ambwira ngo dufite igiterane sinzana mwita ngo ni ku Murindi w'Intwari. njyewe nsa n'uwitemberera, niho ninjira idini, ariko nari narasomye narumvise. biriya bintu wabisomye ugambiriye iki? biriya bitabo byose, Korani, Bibiliya y'abagatolika, Bibiliya yenda itari y'abagatolika, wayisomye ugambiriye iki? rero niga muri teoloji, nasomaga igitabo kimwe, Bibiliya yera, nta kindi gitabo nasomaga. rero hari igihe abantu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugira gute, umuntu agwa ku murongo muri Bibiliya, agasomaho, agaheruka uwo, agafashwa n'uwo ntasome ibitabo, nibura ngo avuge ngo mbega ibi byashaka kuvuga iki, byashaka kuganisha hegana he.
njyewe nasomye bibiliya imyaka 3, nabwiye ko ari imyaka 3, nongeraho n'umwaka w'umupresbyteriyene icyo bitaga koroveti. Ubwo nyine abantu babyumva barabyumva, nyine koroveti barayizi, yizwamo n'abantu benshi. Ndasoma na bibiliya ntagatifu, sanga bibiliya ntagatifu ntabwo ihura na bibiliya yera. Amagambo ari mu gitabo cy'itangiriro ntahura n'ibyahishuwe. Bibiliya yera ntihura na bibiliya ntagatifu, kandi zose zitwa iki? Zitwa bibiliya. Buriya mwe nuko mutabizi, hari bibiliya nyinshi, ariko korowani ntiziba nyinshi, ngira ngo uko nyerekeza bibiliya nuza korowani ntabwo iba nyinshi. Nibyo, hari imwe yonyine gusa. Ni imwe gusa yonyine, ariko bibiliya ni nyinshi. Ubiyo natangiye gusoma, uragira ngo usobanure, iyo natangiye gusoma nigero gusoma yo muri 57, nyuma yaho haza bibiliya yo muri 93, hakaza niyo bita ngo ni bibiliya y'abatoya. Ubwo zibaye zingahe? 3. Teranyeho n'intuza na bibiliya ntagatifu iriya y'abantuza y'abakatolika, zibaye zingahe? 4. Zibaye 4, kandi zivuga amagambo amwe. Ngaho icyatumye rero njya guhinduka kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo iminsi yo kujijwa Uwiteka yarayirengagije. Ibyo twarirwemo kera, niyo mpamvu navuze ngo reka mfate icyemezo. Nakubwiye ko nta kintu abayisilamu bampaye rwose habe n'icyatsi uretse amagambo yari ari mu ntuza muri korowani. Ariko Manuel kandi Kasimu icyarimwe, wowe warateguwe, kandi uburyo wateguwe nk'umuntu ugomba gukurikira bibiliya nyine wasomaga. Ubwo ndashaka kugira ngo menye mbere icyatumye ujya kuzifata ukazikompara ukazigereranya, nyamara wowe warateguwe guhera hasi, waramaze ndetse no kwakira ko ibyo uhawe ari byo ugomba, cyangwa se igitabo ufite ari cyo ugomba gusoma. Ahantu byavuye kuvuga ngo ariko wareba naha nkareba naha ho bimeze bite? Urakoze. Buriya naye mu isanteri wayita diafara, yakundaga kubamo ibiterane hafi y'urusengero rwanjye nayoboraga rwose, nko muri metero nka 60 ku kibuga cy'umupira. Nkacaho nkumva abayisilamu bari mu giterane barabwiriza, ariko nkavuga kubera ko ndi pasiteri sinajya kwicara mu giterane cy'abasilamu kirazira. Ntabwo nawe ndi pasiteri ngo njye kwicarana n'abasilamu kirazira. Ni ihame cyangwa ni uko wabyishyiraga? Kuri njye numvaga ari ihame ko ntagenda ngo nicare n'abasilamu bambwira ibya kisilamu ngo binafasha. Ngacaho nkumva barimo kuvuga ariko nkajya mbyumva. None njye kugira igitekerezo navuga ati ariko reka nzasuzume ibi bitabo, nsuzume korowani, nsuzume na bibiliya yera, nsuzume na bibiliya ntagatifu, ko mubwiriza bibiliya zose niko nzitunze mu rugo. Ariko nubwo wagiye kubisoma byose, hari nk'akajambo wumvise wenda wihitira? Yego, nyine nibyo nkubwira, hako nakuba ibiterane cyane. Naho nari ntuye, naho umusigiti wabaga ntabwo harimo intera nini cyane ku buryo ntumvaga amagambo aza, ariko nkajya mvuga mumbare gukoresha iryo jambo nkabona ay'abaswahili. Niko twajyaga tubita n'ubundi imbere, ntabwo ati ni iby'abaswahili. Oya, none njya igitekerezo cyo kuvuga nako ibintu bavuga reka nzarebe numve mbikusanye. Nasabye korowani y'ikinyarwanda nyitura mugenzi wanjye umuturanyi wanjye w'umusilamu wari uhari, namuga ati ntiza rwose ngenda bane no kunya kuyimutinya, numva ko atari buyimpe kuko ndi umukristo kandi ndi umupasiteri. Arayimpa rwose ndayikoresha, nubwo yamugatekira n'impano izana kuyobora. Nuko rero nabifashe nkajya mbihuza, nabwo sinajya kwicara ariko abasilamu bakoresha igiterane, ariko nzajya mfata ibitabo mbyitwaze koko numva ibyo bavuga n'iki, bisobanuye iki, babikura hehe. Hajya nkunda kuvuga ngo ya abasilamu, buriya ku Isilamu impamvu yigisha kuriya nubwira ari byabo. Nkavuga ngo inoza ngo korowani yandikiwe Muhammad, ntabwo yandikiwe abantu bose. Nuko naho byahereye, byatewe n'amagambo nagendaga numva y'abasilamu bagiraga bakoreshaga ibiterane byabo. Hanyuma rero urayisomye, urabihuje byose, havuyemo iki? Urumva Uwimana yayoboye, ntawe umuyobya. N'Uwimana yayobeje ntawe umuyobora. Havuyemo ko njye nemeye ndavuga nti uko biri kose senga Imana zirenze imwe, kandi korowani mbona bavuga Imana imwe.
yonyine nta yindi mana bavuga. Ariko ujya uko nigishije ntabwo nigishaga imana imwe, ndavuga uko biri kose amagambo maze kuyahuza ndaza ndavuga uko biri kose nemeye kuba umusiramu kugira ngo imana izambaze ibangikanye, ndabiretse. Nta magambo nzi menshi ahambaye muri Korowani, ariko ayo nasomye yampaye umuyoboro. Nuko byagenze, naho nibyo bintu byavuyemo. Nk'abantu bakurikiye ikiganiro kandi bari guhinyuza, ubu hari abantu bari guhinyuza batuye umupasiteri se, umupasiteri mu bantu urabizi ko babamo. Nk'ijambo ryahagurikije kubona ko harimo ikinyuranyo cyane, niba uryibuka. Buriya rero naje ntaze ko ndi buganire namwe. Iyo mbimenye mukansobanurira, hakabona televiziyo, mugira televiziyo, nze nambaye imyenda ya gipasiteri, ndayifite ya gipastori, kugira ngo abantu babone ko atari emetwe. Matayo nkeka ko ari ibice 12 umurongo wa 12 haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, ni Yesu wabivuze, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwigishaga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwuzuraga umwuka mu izina ryawe. Ariko ngo Yesu azavuga ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'imwe, sinigeze no kubamenya. Ikindi cyatumye naza no mu idini rya Allah subhanahu wa ta'ala, buriya Korowani uko amaze kumenya, Korowani ntigeze hinduka, ntigeze inahindurwa. Siko namwe mubizi, mubizi kundusha. Ariko Bibiliya umuntu ashobora kwidumukiza mu gitondo agahindura Bibiliya. Ngira ngo abazi gusoma bazasome kuri kiriya gihu cya Bibiliya gifungura gutya, gifungura kikinjiramo gutya, uko igihu kikinjira gutya. Hari ahantu handitse ngo ikosora, ngo aya magambo runaka twasanze twarayanditse nabi, niko kongera kuyandika neza gutya. None se amagambo y'Imana, Imana irayikosora. Imana iradukosora, ntabwo tuyikosora. Naho rero byagize byambereye ikibazo. Ikindi muri Bible sinakwiye ko habamo amagambo menshi, habamo amagambo menshi. Hari amagambo aza kubw'irari ry'umuntu. Buriya hari amagambo Pawulo yandikaga, urumva? Pawulo akandika amagambo akavuga ngo ninjye uyanditse n'ukuboko kwanjye. Arubwo ari Imana yanditse, ninjye uyanditse n'ukuboko kwanjye. Ibyo rero niyo byatumye rwose mvuga ngo ibi Imana yazana bikubaza. Uzi kuvuga njye nta upasoro 2010, nta nubwo nawe mubazamo igihe kinini cyane. Ni 2010 uvamo 2017. Urumva nawe mazemo ntabwo yari imyaka myinshi. Nirengagiza ko nawe byakubera igitangaza, nirengagiza ko itorero ryacu iyo utsindisha abana mu ishuri, itorero ribarisha nuko ngo mu ishuri utanga 1/2, ikindi ntuzi itorero rikagitanga. Ibyo ndabyirengagiza, ariko kubera Imana ntabwo kwe ye kwegura Imana kubera izo mpamvu nta byaturutse. Uhawe upaseri mu 2010, ubaye umuyisilamu mu 2017. Ugiye ku murindi, ni ku murindi ku murindi w'intwari, ndakeka murindi w'intwari. Niho wabereye umuyisilamu cyane. Nyuma yo gusoma ariko wumva ufite ikintu gisa nk'icyahindutse ku pasiteri bwawe, niba ariko nabivuga. Noneho niki cyatumye utera kashe, uvuga uti yo kubyemera, yo kuvuga ngo ndabyemeye, noneho ndahindutse, mbese kashe icyashimangiye? Buriya rero hari ukuntu twajyaga dukora n'inama z'abapasitori, kuko icyo bita surijiyo yacu yabaga hano Kabarondo, hirya y'isoko, ayoborwa n'umugabo bita Jafeti. Kubera ko muri izo nama hari ukuntu najyagayo tukabanza kuganira ku ijambo ry'Imana, nkajya mbashukamo akantu, nkishyiramo akantu, mbabwiramo akantu. Umwe mugenzi wanjye wayoboraga ahantu bita Mahama, hasi Kibungo gutya,
ndakwanga ko pase kubita amagambo yo kujyana mu Kisilamu ntushaka kuzajya mu Kisilamu ariko je nkasa naho mbihunga gutera kashi rero nakuye ko twari twaje hano mu nama dore hano ku Kacyiru ku cyiciro cya EBR mu gihugu hose hayorwaga n'umugabo bita Munyamasoko gato ni umupasiteri wanjye niwe wanampaye n'umupasitori niwe wanansengeye n'amafoto arahari noneho ndavuga ati rero nta kundi byagenda tuvuye mu nama ntuzi umuturanyi wanjye arambwira ati ariko ko dufite igiterane hano umuhaji bamwita bafite imari Abdara yitwa bafite imari Abdara arambwira ati ko dufite igiterane hano waje nibura ukumvaho tukaza no gutahana ariko kubera ko nari maze umwaka wose soma buri munsi soma mpuze ibyo bitabo ndazavuga ati nanone reka ngende ni nko gutampuriza ariko nirasomye narumvise bise no kuvuga ngo ni hahandi hanjye ndahaza ndahagera nyiragera ku muryango gutya nakirwa n'umuhage ngo yitwa ngo Temarigwe kuko byabaye ku manywa y'ihangu naza arambwira ati karibu ndagenda baduha agatebe turicara n'undi mupasiteri hari n'undi mupasiteri w'umurundi wagiraga wahanaga cyane hageze saba umwanya nk'umuntu barimo kubaza ibibazo nsaba umwanya nk'umuntu nyine ndaburana kwa kundi mburana na basege mburana n'abantu bari bahari ariko umunsi nturenga uwo munsi nibwo nafashe icyemezo mu rugo bagiye kumwumva kandi nyine amakuru yagenda bumva ngo pasiteri wawe umwisilamu nyine igikuba kiracika mbere ya hariya yuko ubwo naho turaza kuhagera ubarabajije ni bira bibazo biba biri muri mu biterane ati bimeze bitya mwebwe muvuga gutya icyo uvuze bakaguha umurongo ukazana umurongo wenda urumva bari uburyo bwo kuganira kandi buri bwiza byarangiye ubaye umuyisilamu wese ubibwira ko wari pasiteri cyangwa wari wabibwiye ko uri pasiteri nabibabwiye wari wabibabwiye mbere ko mutangira igiterane urumva umupasiteri naho yajyaho iba yigaragaza icyo gihe nuko bataguha amafoto icyo gihe nayo nambaye igipasiteri nyine wambaye nk'umupasiteri yego ni nambaye nk'umupasiteri kuko hari amashati abapasiteri bambara urabona hambiyemo akantu nyine twajyaga mu nama wambaye kora tuzitwa kora yego urumva nawe niyo yaba ari uruhinja nciye rero nambaye kora ahita avuga ngo uriya ni pasiteri niyo n'abanyitoragwe nkayishyiramo umuntu ahita avuga ngo ni pasiteri nyine babonye ko bakiri pasiteri nyine tuganira gutya bazi ko barimo kuganira na pasiteri sinarinze ngo nanivuge kuko babonye injira babona ko ni pasiteri nyine ubaye umuyisilamu mbere ya byose ahantu wari uri mu nama ntiwasubiyeyo wasubiyeyo nahitiye aho ku munindi w'intwari nyine mwari murangije inama twayisoza nka saa ntabwo yari amahugurwa yari inama rusange yateguraga n'abapasiteri bateguraga kugira ngo babone uko batora reperezanta regare basimbura uriho hajyaho wundi kuko iyo nama iyo bajya gutora reperezanta bakira ntuzakira intumwa ebyiri ziturutse kuri paruwase ni pasiteri n'umwarimu yego hanyuma rero ibi birabaye duhere mu itorero babyakiriye bati telefone zaracicikanye nawe urabyumva nyine habaye impaka nyinshi bamwe bakavuga ntabwo ari byo abandi ngo akabura umuntu ati nyamara nabibonye barimo kumutoza shahada yari yambaye na kagofero ndabyibuka amagambo bavuze ngo yari yambaye na kagofero bita nsaba umuceri bakamwambitse mbareba bamwambika n'igikanzu kirekire ariko ko nkubwira ni ukuri namaze kuba umuyisilamu ntuza yari yambaye ikanzu Temarigwe ayikuramo ahita yinyambika ako kanya yirenza hejuru y'ikote nyine byahise bigaragara ngezeho numva ntuze intambara rero yabaye intambara ko pasiteri yabaye umuyisilamu warahamagajwe nyine narahamagajwe mu ncamake gusa nyine narahamagajwe habaye intambara ari muri paruwasi ari mu bakristo ari mu muryango wanjye ari no ntuza kuba pasiteri guhera muri ntuza mu itorero birumvikana baraguhamagaye urabibemerera nabaye we byo mukora mu bikorera nanjye narabyemeye nyine nyine cyakurikiyeho no gusohoka mu ntuza mu mazu y'itorero
yego nawe urabyumva. Habaye gusohoka mu mazu y'itorero, njya gutanga remise na police birangira nyine barampamagara baravuga ati shaka ukuntu wisubiraho, isubireho nubwo wenda abasilamu bakoroza bakwisha mu mutwe, ariko turagusengera. Hamaze icyumweru cyose basenga bajya mu gasenge bita mu gasenge basenga kugira ngo pasiteri imyuka mibi muvemo y'abayisilamu yongera agaruke mu itorero. Nuko byagenze. Ariko wowe ntabwo wigeze uyobora nk'amasengesho wenda y'umuntu wavuye? Njyewe nari pasiteri nkaba na perezida w'icyumba cy'amasengesho nandese. Nyine ntabwo wowe wigeze uyobora mbere uko uhinduka umuyisilamu w'umuyisilamu? Ntabwo byari gushoboka. Naratuje ninjiye idini ngira ngo byari kuwa 4. Wenda avuga mbere yaho wenda nko mu myaka yabanje nta mukristo wawe warabaye umuyisilamu ku buryo nawe muvuga muti maze kuva mbere yuko ukiririmo nta muntu wabaye umuyisilamu wenda uri pasiteri ukavuga uti ibi bintu none hagiyemo? Nyine hari umwana wagiye ndavuga abantu baravuga ati turapfushije. Hari umwana wavuyemo aragenda nyine nawe nyine avuga ko bamuroze. Muramusengera? Yego. Hanyuma noneho urumva nawe baragusengeye bibaza ko biri bugaruke biranga? Baransengeye na madamu aransengera, korali ziransengera. Hari ubwo wongeye gusubira wenda mu itorero babwira uti murabona impamvu nabaye umuyisilamu ni iyi n'iyi, wasubiyeyo? Ubwo nkimara kubona shahada naraje nyine ngaruka mu rugo, kandi mu rugo nyine hari itorero ry'intuza, nabaga mu mazu y'itorero. Ariko chance mfite narabazwa mu mazu y'itorero nko mu rugo muri gare habaye kure, Nyabugogo habaye kure cyane, hari hafi ku buryo no kwimukayo bitatugoraga ari gufata amagare n'igare. Ubwo nyine n'igare nagenda ko ryari itorero, uravuga ati nta kintu sohoka, ubu nta kintu sohokana ahantu uretse intebe n'ibintu byawe. Nyine ubwo hari kwa 4 kwa 5 twagiraga korali. Kwa 5 ikigutangaza nuko nakarabye, sinenze gutabaza uko bisa, sinenze kuri uko bisa, gusa nariyuhagira. Numvaga ko umuntu ugiye mu musigiti agomba kwiyuhagira, maze kwiyuhagira mpita ku musigiti njya gusara. Uwo munsi kwa 5 ku munsi wa korali njye mpita nigira gusara. Sinenze uko basara uko bimeze, ariko najyaga bisoma nyine mu bitabo. Nyine nk'umuyisilamu mushya birumvikana uko byagenze. Nuko byagenze nyine. Ubwo kuwa mbere warageze, kuwa 6 Regerinari yantumyeho njyayo. Nanagiyeyo rwose, ndagenda njya gusobanura impamvu nataye intama n'abakristo rero. Yego. Kuko nagiye kujya mu masiramu uburozi bampaye. Ndavuga ati nta burozi bampaye. Kumbi udusiga mu nama, kandi inama yari irangiye, udusiga mu nama ujya gufata amafaranga y'Abasilamu. Ahubwo rero pasire kangwete murampemba mu igare ryo kugenda n'imibyari ibintu byo kurya byose nta kibazo nagiraga hano. Ariko nta kintu, kandi mbabwiza ukuri habe n'amafaranga 5 umunsi n'injira idini abagezamo igiceri, uretse ikanzu nakuye aho ngaho uwo munsi niyo kanzu nakuye aho, niyo ngofero yantoze ako gofero sinzi umusiramu wakanyambitse. Icyo nzi kintoze ikanzu nayo nambaye nayambitswe n'umuntu bita Temariwe. Yego. Nuko byagenze njya kwa regional ndamuhakana Teoya, ntago nisubiraho nabaye umuyisilamu. Wiswe nitswe Kasem, ubu Manuel uretse n'urenye Tanzania ni kwita. Nuko byagenze. Hanyuma mu muryango rero cyangwa mbere y'umuryango, mu muryango byagenze bite? Mu itorero byari byoroshye. Mu itorero byari byoroshye kuruta mu muryango nyine. Abakristo bo babyakiriye bate? Ntawe wigeze gukurikira? Habaye ikibazo kikinateye n'ubwoba. Urumva nahonaga tracteur munsi y'inzugi, tracteur nyinshi, nkabona ku nzu amazirantoki. Urabyumva nyine nawe amazirantoki? Yego. Urumva ibibazo inzu y'itorero. Noya nageze no mu rugo niko byagenze. Ibyo by'amazirantoki byabaye ngeze mu rugo, ariko ahandi mu rugo byabaye ibibazo. Tuzisubireho uzaza mbese iterabwoba mbese. Ubundi njye bari bazi ko ngiye ari nk'intuza, ari nka bambura ngo bamutereje Mayimuna, umugore witwa Mayimuna. Uko biri kose dusenge tugipfukame, bahamagara abaprotestani baki bose baraza ngo basengere umushumba Abasilamu bajyanye.
ariko babona nta gihindutse. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo wayobowe n'Imana abamuyobye. Nuko byagenze muri make. Nibyo. Hanyuma rero mu muryango hari abakristo bagukurikiye mbere ko tujya mu muryango? Baraje ntabwo bari kubura. Hari abakwegereye bakakubaza impamvu bikabiheraho nawe ubasobanurira icyatumye uba umuyisilamu? Nyine burya ahantu uri iyo upfuye hari abarira, iyo upfuye hari abaseka. Nibyo. Ntago babura abagize ikibazo bahungabanye n'abavuze bati ntacyo byari bitwaye, ni akazi ke nagenda, abaye ikizongwe nagenda. Ntago byari kubura, ariko cyane ikibazo cyankomereye ni muri famiye. Yego. Ko famiye yatekerezaga kwezi narahembwaga, madamu we azi ko yageze aho akajya abwira ati mureke umugabo wanjye, azi ko ngiye aho nzajya mfata amafaranga kuruta yani najyaga mfata mu ntuza mu itorero. Urumva nayoboraga amatorero 3, nayoboraga aho bita Kiramuruzi, nkayobora Gacuba, nkayobora nayo bita Nyamiyaga. Aho zini ko havaga intuza igihembo cya pasiteri. Madamu abona ukwezi kwa mbere nta mafaranga yinjiye, abona ukwezi kwa kabiri nta mafaranga yinjiye, abona kwa gatatu nta mafaranga yinjiye, abona abana mu ishuri barabirukanye. Si ikibazo ubwo nyine. Ufite abana bangahe? Ufite abana bangahe? Ufite abana 5. Urumva mbese ubuzima burahindukiye? Urumva abona inkoko zajyaga ziza kwa pasiteri ntazihari, abona cyayo yajyaga iboneka buri munsi ntayo. Urumva abona igitenge cyo kwa pasiteri ntacyo. Urumva nawe nyine ibibazo arahungabana. Ariko ndambwira umudamu nawe ahambwe ati wakwisubiyeho. Ahambwe ati nubwo abatisita wenda bavuyemo bakabatakwa wari tukajya mu maproso ko bawuhita baguha imirimo. Nambaze mu Islam umwaka umwe pasiteri wa Protestant azarambwa ati reka ati ngwino tukwihere itorero. Abatisita nubwo barubaretse bose ukajya mu Islam bakaba baravuye tukwihere itorero. Ahambwe ati reka ngwire pasiteri, najyaga yobore nayoboraga itorero nta n'ikibazo nari mbifitemo. Avuga ati jewe nagiye kubera impamvu zanjye, kubera Imana, kandi Imana nibona ko nzapfe kuberayo. Wenda mu kwihuta byarangiye umugore yabyakiriye, abyemeye, abana na n'ubu ntabwo arabyemera? Ariko mfite abana 2 babyemeye. Mashara Nyagasani yabigenje neza. Nawe kandi ariko muracyabana? Yahise we ntubyumva? Nibyo. Yahise avuga ko mbese yagushyigikira? Ubu ari mu rugo n'abana. Yego. Aba ku ruhande nyine. Mbese ntabwo byumva. Yego. Nyine ranyigize na bene bo baraza baringinga wapi. Urumva umwaka wa 2 ukurikiyeho banje kuza baranginga, barangiye guhavuka garuka mu itorero, kaza mu itorero. Ndavuga ati reka raho nkubwire, naba mbaye nka yantuza nka yanguruwe bakarabya, yarangiza gasubira mu ntuza kasubira mu cyondo. Ndavuga ati aha, urumva iyo ni inzira wanyuzemo ikomeye. Uyu munsi wa none uhagaze gute? Wenda dusatira n'umusozo y'ubuzima bwawe. Umuyisilamu cyane zapfire mu Kiyisilamu. N'ubu navuye kwiga Korowani i Rwamagana, nigaho iminsi mike mba ndwaye mu nda. Muzi ko biga amezi 3, ariko niza amezi 2 yonyine mu gifu bimereye nabi, mba ntashye ntarangije. Ariko n'ubu ndacyakurikirana ubumenyi. Hari icyahindutse mu buzima bwawe uretse wenda gutakaza upasiteri? Ntabwo byabura. Urumva wari pastori, urumva uri na saleri, abana biga nta kibazo, ariko kwiga abana biba ari ikibazo. Ariko ndavuga ati oya, sinzamera nka yambwa bakarabira yarangiye gasubira yarangiye gasubira ku birutsi kajya gutapfuna. Ntabwo nareka idini, ntabwo nareka Imana nemeye, kuko ntabwo nakwemera kongera kubangikanya inshuro ya 2 Imana yarabinkuyemo. Ubu niki usaba abantu bazumva ubu butumwa bwawe, inzira wanyuzemo, nicyo wabasaba kugira ngo bagane ubuyisilamu? Gusa ikintu nabasaba no kugandukira Subhanahu wa Ta'ala, utagira icyo abangikanywa nta n'icyo asa nacyo.
buriya Yesu yavuze amagambo meza, aravuga ngo munyitira iki data, kandi data ari umwe. Urumva yarageze avuga ngo ndi umwana w'Imana. Ikintu nabwira bagenzi banjye rero bazumva ubutumwa ni ukugandukira Imana imwe itabyarwa, itagira ikintu isa nacyo utanabangikanye nayo. Buriya hari amagambo ari muri Luka Yesu yivugiye avuga ati navuye kuri iyi si mwambazaga Imana, mwasengaga Imana, hanyuma mujya kunyambaza, kandi hari Imana imwe ishobora byose. Nuko rero icyo nabwira bagenzi banjye igihe bazumva ubutumwa, kugandukira Imana ishobora byose, kandi bazumve ngo umuntu bazasome. Ngewe nasomye Bibiliya nayize imyaka 3 yose, urumva 3 ni myinshi, ngeranyeho n'umwaka wa mu Presbyterian. Nasomye Bibiliya rwose ndayisoma kandi igihe gihagije. Nayisomaga mfite umwanya, kuko nayisomye ntaba mu rugo ntataha, ndayisoma ndayirangiza. Soma na Korowani nubwo ntayisomyeho ibintu byinshi cyane. Rero icyo nazabwira bagenzi banjye bazumva ubutumwa ni ukugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, kugandukira Imana ishobora byose, kuko Imana na Yesu uzi ko no ku munsi w'imperuka uzi ikibazo gihari, ikibazo gihari. Imana niyo izaza kwibariza Yesu, wawo ndi tujya tuvuga ngo ni umwana w'Imana. Izambaza ati kubera iki aba bantu kuki banyambazaga mu minsi mike nkumva niwe barimo gusenga, ni ukubera iki? Kandi usanga wahura n'umuntu ntabwo ari ugusebanya umuntu akavuga ngo Yesu ashimwe, umuntu ntavuga Imana. Kandi Yesu yarivuye ngo ngiye kwa data ari we so. Ubwo Imana ifite abana bangahe? Ni umwe, si benshi se cyane. Abazungu ubutumwa bazumva uko kuri kw'Imana, kandi bazanasome Bibiliya badasomye umurongo. Umuntu asoma umurongo umwe, agasoma umurongo umwe, hari umurongo umwe nageze guhugura abasore ndi pasiteri uvuga ngo umuntu narekera umware murongore ngo ntimukimane. Uwo nguwo akawujya kuwuteretesha abakobwa bakajya gusambana kubera ko yasomye wa murongo umwe, ariko ntiyumve impamvu bashatse kuvuga ayo magambo. Rero abantu bagandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nanjye ariko nkuko nahindukiye nkava mu bitari byiza nkahindukira Imana imwe. Ikibazo gibanziriza umusozo, kuva uwaba umuyisilamu ni nk'abantu bangaye bamaze kugukurikira uvuga uti nagize uruhare mu kuba abayisilamu, umubare gusa? Ngiye ntabwo nababara, sinamenye ko bashobora. Okay, ni ukuvuga ngo ni benshi. Hanyuma none ikibazo cya nyuma ni iki usaba umuryango mugari w'abayisilamu aho bari kugira ngo bageze inkuru nziza wakiriye kandi ukayakira utari uyizi? Nibaza ko hari n'abandi bantu batayizi. Ni iki wabasaba nko mu masegonda nka 30? Njye ikintu nabasaba ni ukudatinya kuvuga ukuri. Icyo nicyo gikomeye, kudatinya kuvuga ukuri. Burya niyo watuka bagukubita bagutota. Ubu nshinja Imana ko maze gusa n'ukire urutoto. Mbere buriya nari umuntu ufite ibiro byinshi, mfite ibiro 78. Ko hari igihe natotejwe sigana ibiro 45, ariko ndatuje nariyakiriye kubw'Imana. Icyo nasaba rero umuryango mugari w'abayisilamu, nk'umuntu wabaye umushumba, nk'umuntu wabaye pasiteri, nuko mwagera kuri buri muntu wese mukavuga ubutumwa, mutitaye ngo baramfunga, mutitaye ngo baragira gute, oya mubabwire kugira ngo Imana ihindure bariya abantu. Pasiteri Nkurunziza Emmanuel Kasim, cyangwa wahoze ari pasiteri Nkurunziza? Nahoze ni pasiteri. Reka tugushimire cyane ku kiganiro uduhaye, kandi birumvikana turakwihanganisha ku nzira wanyuzemo, ariko nanone tugushimira kuba wemeye kuduha ikiganiro nk'iki. Reka tugushimire cyane. Murakoze. Gusa ko nasorezaho, yego, abantu bazumva ubutumwa bazumve ko ninjiye idini ntawe nguze, kuko abayisilamu ntabwo bari kubona icyo bangura, kandi hari umuntu ugura undi se? Nako murakoze. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane nawe.